isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petron Lewis yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Jessica yabwiye uwo mugabo ukuntu yari yaramuburiye irengero. Umusaza nawe amubwira ko yagarutse aho yabaga agasanga harahindutse cyane ndetse ntiyabasha kubabona we na Sorina. Nuko Jessica ahita ndeba mu maso mpita mubaza nti uyu musaza ni muntu ki? Jessica ahita avuga ati ni inshuti ya kera ntago wapfa kumumenya, ariko yari inshuti yanjye cyane ntubigireho ikibazo. Jessica yahise abaza uwo musaza uko byaje kumugendekera. Umusaza amubwira ko ari inkuru ndende cyane atapfa kuyimubwira kandi nta mwanya uhagije afite kugira ngo batazongera kuburana bahana amanimero ya telefone, ariko umusaza abwira Jessica ko nta muntu yemerewe guha izo nimero ze. Jessica amubwira ko ntago yabikora kandi yabimubujije. Bakomeza kuganira ndi mu rujijo cyane, ariko uwo musaza ibyo bavugana bikamera muri njye nkaho naba muzi cyangwa se nzi amateka ye, ariko nayakurura nkayabura neza. Kugeza ubwo twaje kugera muri Merine, umusaza atubwira ko agiye kuduhamagarira umushoferi akamurangira aho imodoka iri akajya kuyituzanira yajyanye na essence yo gushyiramo. Ko narangiza ibyo arimo gukora azavugisha Jessica akamubaza aho ari bakaza kuganira. Nuko umusaza tumusezeraho tumuha urufunguzo rw'imodoka, atubwira ko amasaha make twategereza muri Merine imodoka irabitugezeho. Amaze kugenda mbaza Jessica niba mwizeye, ambwira ko rwose ari umuntu yizeye cyane. Duhita dushaka ahantu ho kujya kuba twafatira ibyo kurya. Jessica amubwira ko ya resitora nayikunze, ambwira ko ntacyo bitwaye twajyayo tukahategerereza. Nuko dufata urugendo tujyayo, abamotari batugeza imbere yayo. Twinjiramo dusanga harimo wa musore twemeranije kwibera inshuti, aratwakira. Amaze kuduha ibyo dushaka aza kutwicara iruhande, atubwira ko banza nyamara dushobora kuba dutuye aho hafi. Umusore mubwira ko dutuye Itesara, ambwira ko ajya humva ariko atarahagera. Musaba kuzaza kudusura, ambwira ko kuva yavuka buriya atarava muri Merine. Yamenye ubwenge we na mama we ariho bibera kugeza ubwo mama we yapfuye akanahamushyingura, agakomeza no kuhaba. Umusore mubwira ko ashobora kuba yaraciye mu buzima bukomeye, ambwira ko iteka ryose abana bavuka batazi ba papa babo bahora bagomba kubabara bagakomererwa n'ubuzima. Mwihanganisha mubwira ko nubwo nta babyeyi be yagize amahirwe yo kubaho yo kubona nabo, ariko ubuzima bukomeza. Ambwira ko nta kundi byagenda kuko ntago ari twe tubuhitamo. Tumaze kuganira ahita ahaguruka ajya gukomeza akazi ke, natwe dukomeza kurya. Mbaza Jessica wa musaza ahantu baziranye, ambwira ko kera yabaga mu gipangu yari atuyemo ndetse ari umushoferi ukunda kubazanira abakiriya bo kuba mu macumbi yari atuyemo. Mpita nibuka neza inkuru Diva yigeze kumbwira kuri telefone ko Martina ari we Jessica hari umusirikare wigeze kumuha inzu yo kubamo akanazanamo Sorina bakabana. Mpita nibuka ko n'ubundi nari narihaye gahunda yo kumubaza uko byaje kurangira nyuma, ndetse mpita mpamya ntashidikanya ko uwo musaza ari umushoferi wigeze gutwara Sorina amuzana mu gipangu bari batuyemo muri Kenti, bagatangira kubana gutyo kugeza ubwo yaje no kuryamana na Sorina nk'igihembo cyo kuba yaramukuye ku kiyaga cya Herade akamugeza mu murwa mukuru. Mpita mbona ko amateka make maze kumenya yambereye imbarutso y'uko nzamenya amakuru menshi cyane ajyanye n'abantu nari maze kumenya. Nuko mbonye nta bintu byo gukora dufite mu gihe dutegereje ko batuzanira imodoka, Jessica mubaza ubundi uko byagenze nyuma y'uko Sorina ajya kubana na papa wanjye Broni. Jessica ambwira ko ari amateka maremare cyane atayambwira ngo ayarangize. Mwibutsa ko njye nawe tubana iyo byafata imyaka 5 yose tuzaba tukiri kumwe.
nuko Jessica ahita ashyira ibyo yari ari kurisha ku isahani ye maze arambwira ati mwana wanjye Peteroni, ubuzima ni ikintu kirekire cyane. Nubwo tubaho ntiturenze imyaka 60, 70, 80 cyangwa se 100, ariko ibyo duhuriramo nabyo biba birenze iyo myaka yose. Sinzi niba nakubwira uko byagenze nyuma y'uko Sorina abana na papa wawe ngo ubyumve, kandi intandaro ya byose ari ubwana bwacu. Nkubwije ukuri mu bwana bwanjye ntago nari mbayeho nabi, kuko nari mfite ababyeyi bankunda bakananyifuriza ibyiza, ariko njye nkaba nari narabananiye kubwo kumva ko ikintu ngomba gukora ari icyo umutima wanjye ushaka kurusha uko nakumvira ababyeyi banjye n'inama zabo ubundi nkazikurikiza. Ubundi twavuze turi abana babiri, njye na musaza wanjye, akaba ari umuhungu wumviraga inama za papa wanjye na mama ariko bikarenga akanubaha. Ariko njye kuva mu bwana nkiri muto nkaba naravugaga ko nshaka kwigenga, kuko ntago nashakaga ibintu byo kuntegeka ibyo ntashaka, ku buryo n'amashuri abanza yose nayize nta bushake. Nuko nza kuyarangiza ariko nta mutima mfite wo kwiga, kuko nabaraga imyaka nziga ngasanga nzarangiza amashuri nta kintu ndageraho. Ubundi mpitamo kubwira ababyeyi banjye ko mu myaka 12 yanjye ngomba gutangira gushaka amafaranga. Musaza wanjye wandutaga cyane kuko yandushaga imyaka 10 yose, kuko ababyeyi bacu bari baratubyaye bigengesereye kugira ngo bazabashe kuturera neza. Akangira inama akambwira ko amashuri ye ari hafi kuyarangiza ya kaminuza, akaba aribwo agiye gushaka akazi kandi bitazatuma atabaho neza kuko azanabasha gushaka akazi. Nkamubwira ko ninshaka amafaranga nkayabura bikanga nzamubwira akamfasha, ariko njye ngerageza amahirwe yanjye. Nuko bakomeza kunyinginga kugeza ubwo nabananiye burundu, habwo ntangira kuzenguruka umujyi wose ngenda nishakira akazi, kubera ko nari nzi kwiyitaho neza kandi nari maze gupfundura amabere. Mpita mbona akazi ko mu kabari, nkajya nkora nk'umuseriveri ngakurura abagabo mu rugo baza gushaka kwimuka aho bari batuye, kuko nubwo twari tumeze neza ntabwo twari dufite inzu yacu bwite, ahubwo twiberaga mu buzima bwo gukodesha gusa bisanzwe. Bagiye kwimuka ngo baze ahantu hari inzu za make mu cyaro ndabananira, mbabwira ko ubwo nabonye akazi rwose ntashobora kujyana nabo. Nuko nabo kuko bankundaga kandi bakanyifuriza amahirwe, nubwo nari narabananiye bambwira ko bazajya baza kundeba ndetse bakanamenya nuko meze. Twemeranya ko rwose ntazigera mbatenguha, ariko kuba umuntu yakwiga atari itegeko kandi ari inzaduka z'abakoloni, bivuze ko kwiga atari igeno, ahubwo ari ibintu abantu bishyizemo bikabajyamo. Kimwe nk'uko kera Bibiliya n'amashapure bitari biriho, ahubwo babizana tugahita tuba abakoloni babyo, ariko atari ryo ryari igeno ryacu. Ababyeyi maze kubabwira gutyo bambwira ko ari byo, kandi koko no kuba umukire bidasaba ko wize, ushobora no kuba warize ugakena. Nuko musaza wanjye njya kumwereka ahantu nzajya ntaha kugira ngo nibashaka kujya baza kunsura bajye baza bisanga, kandi bambwira ko imyanzuro yanjye bayubaha mpfa kuba nzi icyo nshaka. Nuko ntangira kwiberaho muri ubwo buzima, ndetse bakajya bansura nkabaha no kudufaranga ngo bagure icyo bashaka. Ariko noneho boss wanjye atangira kumbwira ko ngomba kujya nkurura abakiriya kubera ko mfite igikundiro. Mubaza uko najya mbakurura, ambwira ko ngomba kujya nambara utujipo tugufi cyane tugaragaza amatako yanjye, ndetse hejuru nkambara utwenda dufunguye imbere, ku buryo buri mukiriya wese uzajya yinjira iwanjye azajya yakirwa n'ubwiza bw'amabere yanjye. Nuko numva ntacyo bitwaye cyane ko yari yarambwiye ko nimbikora azanyongeza umushahara. Abagabo bakuze si ukwisuka bavayo koko, bakajya banambwira ko bankunda, ahubwo bagatangira no kumpa amafaranga. Nza no kugura telefone ngo njye mvugana nabo nijoro narangije akazi. Birangira amafaranga ngiye nkura ku bafana banjye bose aruta ayo boss yampembaga, ariko boss agakomeza kumbwira ko ayo ninjiza kubera abo bakiriya mu kabari ari menshi, bikanarenga agakomeza kunyongeza umushahara. Amezi 5 ya mbere nari maze kuva mu nzu nari ndimo, nari mukiye mu nzu nziza cyane. Nuko igihe kimwe nza guhura n'abagabo 2 b'abasirikare, bari abasore bari baje kunywera mu kabari. Barampamagara ngo mbaganirize,
batangira kumbwira ukuntu ndi mwiza, ndabashimira cyane. Duhana amanimero bakajya baza aho ngaho kenshi ari njye baje kureba. Nuko umunsi umwe baje uko ari babiri, umusirikare umwe witwaga Lorasi ambwira ko ashaka kumpa akazi nkava mu kabari. Mubwira ko yambwira ko ariko ambwira ko hari amazu papa we yamusigiye, akaba abura uko yacunga kubera ko ari gukora akazi ka leta, bityo najya muri ayo mazu ye, ubundi nkajya mwakirira abakiriya baza, nkamuha amafaranga banyishyuye. Mubaza ikintu yajya ampemba ndamutse mukoreye ako kazi, ambwira ko inzu nzabamo nzajya nyibamo ku buntu, ariko nibuka ko n'ubundi niyo naba nyibamo ku buntu bizansaba gukenera kurya ndetse no kwambara. Umusirikare mubwira ko bitakunda. Ambajije impamvu mubwira ko nubwo naba ndi mu nzu y'ubuntu ariko nzakenera kurya no kwambara neza, bityo n'ubundi bikansaba gukora. Ambwira ko mu mafaranga nzajya ninjiza buri kwezi nzajya nkuramo ayo gukora ibyo ngibyo byose nkamuhereza asigaye. Nuko tuza kubyemeranya njyana muri icyo gipangu cye, ntangira kuhaba gutyo, ariko mbanza kubihisha mu rugo ngo mbanze ndebe koko ko nzavanamo ikintu. Nuko b'abasirikare bagakunda kunsura cyane, ndetse n'abakiriya bo kuba muri izo nzu ziri muri icyo gipangu bakaboneka. Bagakunda kuzwanwa n'umugabo w'umushoferi wari ugituyemo witwa Riyariyo. Nanjye mu mafaranga mfite nkamuhaho komisiyo, ubuzima bugakomeza. Igihe kimwe umusirikare wari inshuti ya Lorasi bari banari kumwe, ubwo twahuraga n'igihe twazanaga muri icyo gipangu yaje kunsura turaryamana. Numva ni byiza, ariko kuva nahura na Lorasi naramukundaga cyane. Uwo musirikare dukomeza kuryamana ariko ngakunda Lorasi ku buryo nashatse uko twaryamana we nkabibura, ndetse buri kintu cyose nkoze ngo mwereke ko mukunda Lorasi ntakibone. Umunsi umwe Lorasi yaje kunsura ambaza uko byifashe muri icyo gipangu. Mubwira ko bimeze neza ubwo nari namwakiriye muri salo. Nuko ariko ngakomeza gushaka uko arava aho ngaho turyamanye ndabibura. Nikoza hanze ku muhanda ngura icupa ry'akantu yakundaga kunywa ndakamuzanira, ariko maze kukamuhereza muguma iruhande kuko bwari uburyo bwo kumwegera. Ntangira kumukorakora mu bitugu no mu musatsi, nkumva intego yanjye ndayigeraho mpereye aho ngaho. Lorasi amaze gusomaho atereka ku meza, ubundi amfata ikiganza kimwe, bituma mwunama mu bitugu neza, umutwe wanjye nkumushyira mu ijosi, ikindi kiganza gitangira kumukora mu gituza. Rero kuko yari umugabo nawe nagiye kumva numva ikiganza cye kirimo kumbyiga akinyujije mu bitugu. Ngiye kumva numva yakingije mu mabere yanjye ari kuhakora. Mpita mbona ko byanga byakunda Lorasi namufatishije, nanjye nkomereza aho ngaho nkubise amaso ku ipantaro mbunda yafashe umurego. Kuko namukundaga nanjye ibyo kumutinya mbyivanamo, ubundi ikiganza cyanjye nkivana mu gituza buhoro buhoro, ahubwo nkimanura ku mashini y'ipantaro, ngenda nkinyereza ku mbunda ye ndabyumva ko ikomeje gufata umurego. Nuko uko nkomeza numva Lorasi aranyihindukiranye, ubundi ahita nkurura anyicaza ku bibero bye. Ubundi akubise amaso amatako yanjye yacanaga mbona aratwawe wese, atangira kuvuga amagambo aterekeranye. Mpita mbona ko gahunda nafashe yo kwambara akajipo kagufi cyane igize umumaro. Nawe afata ikiganza azamura kuri ya matako yanjye, ubundi arenda agera imbere, akozeho yumva natose cyane, ahita ndeba mu maso asohora umwuka mwinshi, azamura ka kajipo kanjye, ubundi ahita amanura umwenda w'imbere. Akubiseho amaso mbona arasaze, mpita muhagurukaho mukurura mujyana mu cyumba. Tugeze mu cyumba murambika ku buriri, nta no kumuha umwanya wo guhumeka no kwitekerezaho, ubundi mpita mukoramo ipantaro icyarimwe na mucupa yari yambaye. Nuko imbunda ye nyifatira mu biganza, mpita mfata amavuta nakundaga gukoresha no kwisiga bita feminine washing, ubundi nyashyira ku mbunda yiranyerera, nkomeza kuyikaragira mu kiganza cyanjye. Lorasi atangira kunenga nkaho bari kumutera imisumari mu biganza. Numva nanjye arankurura atangira kunkoza ibiganza kuri paradizo, numva ni byiza, ndetse gutwarwa biba byinshi cyane mbuze uko ngira, mpita nkuramo byose nari nambaye. Sinirirwa nanamumurushya ngo akuremo, ahubwo mwikuriramo. Ubundi mu gihe hejuru mfata imbunda ye yanyereraga, ubundi nyitunga kuri paradizo yanjye.
ihita yinjira kuko nari nayihaye inzira yoroshye, nuko atangira kunzengurukira muri paradizo ndetse no kuba ntakoresheje agakingirizo mbikora ku bushake, ku buryo yahazengurutse nkumva umutekano ari wose, kugeza ubwo numvise nyuzwe ubundi amasasu aramushirana. Ambwira ko namutunguye cyane ariko ibyo mukoreye atarazi ko mbizi kubikora kandi ndi umwana muto. Muhisha ko nabikoranye na mugenzi we ndetse n'abandi bagabo bambwiraga ko bankunda, kugira ngo ataza kungiraho ikibazo akanyanga kuko byagaragaraga ko nawe ari ubwa mbere. Nuko mubwira ko impamvu ya byose ari uko mukunda. Aratungurwa cyane ambaza igihe natangiriye kumukunda, mubwira ko namukunze nkimubona. Ntiyabigira birebire cyane kuko nari nzi ko hari igihe cya nyacyo cyo kumubwira ko mukunda, kuko nari mbizi neza ko uwo munsi yari amaze kuntera inda. Iminsi yakomeje kwicuma nibereyeho ubuzima bwanjye busanzwe. Nyuma nza kwemeza neza ko Loras yamaze kuntera inda, ndetse mbimubwiye nzi ko aranyihakana ahubwo aranyishimira cyane. Ambwira ko ari byiza kandi kuva uwo munsi agiye kundinda, akazanabana nanjye misiyo yari afite niza kurangira. Nuko nanjye mubwira ko nzamutegereza kuko ari umugabo wanjye. Kuva uwo munsi amafaranga ngiye nkorera muri ayo mazu sinjyajya nyamuha, ahubwo nkajya nyakira kuri konti nari narafunguye ubundi nkayabikaho, kuko yari kuzadufasha njye n'umuryango wanjye mushya nari ngiye gukorana na Loras, ku buryo byageze aho abagabo bose twaryamanaga nkabakatira. Na wa musirikare w'inshuti ye nkaza kumubwira ko Loras namaze kumubwira ko mukunda, akarekeraho kuza kuryamana nanjye. Ndetse na Riyariyo akomeza kunzanira abakiriya bo kuba mu mazu, ku buryo inzu zose zaje gukwiramo abantu kandi ngagira amahirwe kuko nabafataga neza bakahaguma. Ariko nza kugira ikibazo, ababyeyi banjye baramutse bamenya ubuzima nagiyemo nyuma yo kwimuka, mpitamo kubibahisha kugira ngo batazabimenya. Nzabibabwira ari uko namaze kubana na Loras. Umwanzuro uwo nguwo Loras akomeza kunyitaho cyane, tukaba nk'umugore n'umugabo ariko aba mu nkambi ya gisirikare. Ariko kuko akazi ke bakundaga kumwoherereza hanze y'inkambi, yakundaga kuza kundeba tugahuza imbunda na paradizo ubundi agasubirayo, kugeza ubwo igihe cyaje kugera tukabyarana umwana. Loras akabikunda cyane umwana wacu w'umukobwa, tumwita Jovia, ndetse ntangira kumurera gutyo nta kintu mbuze. Nuko ubuzima burakomeza nta kibazo, ariko Riyariyo aza kuva mu gipangu cyacu ajya gushaka ahandi ho kuba, kubera ko yari arimo gushakisha umukobwa yari yarateye inda, ariko umukobwa akamubura. Ambwira ko agiye kuva muri icyo gipangu ajye gutura muri Merine, kubera ko ngo uwo mukobwa ashobora kuba ariho yimukiye. Kubura Riyariyo muri icyo gipangu birambabaza cyane, kubera ko yakundaga kunzanira abantu ndetse akananganiriza nkanyurwa. Nubwo nawe yari mu bagabo kera twaryamanaga, ariko tukaba twari twarabicitseho nyuma yo kumubwira ko nakundanye n'umugabo w'umusirikare nyiri ayo mazu. Nakomeje kurera umwana wanjye bidasanzwe, ariko Riyariyo igihe kiba kinini ntamubona. Umwana wanjye akomeza gukura ari umwana umeze neza, ku buryo namwishimiraga. Nuko igihe kimwe numva ku gipangu barakomanze. Bamaze gukomanga umwe mu bo mu gipangu ajya gufungura. Hinjira imodoka, numva umuntu w'umugabo arimo kumpamagara ngo Maritina, ambaza niba yanze igihari kuko yaranzaniye umukiriya. Nuko mubwira ko ihari kandi mwishimiye cyane. Mu kuva mu modoka mbona ni Riyariyo, nyuma y'igihe kinini ntamubona. Riyariyo turasuhuzanya, ambwira ko anzaniye umukiriya. Mbona mu modoka havuyemo umukobwa turi mu kigero kimwe ariko bigaragara ko ansumbaho, ateruye umwana muto uri mu kigero cya Jovia wanjye. Nuko ambwira ko ashaka ko aba muri icyo gipangu. Njya kumwereka icyumba Riyariyo yabagamo, umukobwa avuga ko nta kibazo arakibamo. Ngiye kubona mbona arimo kurambura imyenda nk'uri gusasa, mubaza impamvu ari gusasa imyenda, ambwira ko ari yarararahowe n'umwana we. Mpita njya mu nzu muzanira matera nari mfite itararaho umuntu, ndayimuhereza musaba gushyiraho amashuka ye bakayiryamaho. Aranshimira cyane, ambwira ko yitwa Sorina, ndetse umwana we akaba yitwa Tonzi. Nuko atangira kubaho ngaho, tuza kuganira, ambwira amateka y'ubuzima yaciyemo, numva arambabaje cyane. Mu gihe nari nzi ko hari akazi aje gukora muri Kenti, mpita nibuka ko hari abagabo bakundaga kunyirukaho bambwira ko ndi mwiza,
numva namara kumenyera neza nzamwigisha uwo mwuga, nawe akajya abona amafaranga yo kwirerera umwana we Tonzi. Hashize igihe nza kubimubwira, Sorina arabyemera, ndetse wa musirikare wari inshuti ya Loras aba uwa mbere mu kumukunda. Sorina atangira kubaho gutyo, ndetse biranarenga, ava muri cya cyumba ajya mu yindi nzu nini yari iri muri icyo gipangu imaze iminsi ivuyemo abantu. Noneho abagabo batangira atangira kubakirira mu nzu nini, umwana akamusiga akina na Jovia wanjye akakira abakiriya. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko Sorina yagendaga yakira ubwo buzima. Nyuma nza kumuhuza na Brony Lewis wari usigaye abayeho mu bwihebe bwinshi kubwo kubura papa we Toromeo Lewis n'abavandimwe be Moria Lewis ndetse na Grey Lewis. Akajya ava muri kampani akaza gushaka abakobwa bo kuryamana na Sorina, batangira kuryamana gutyo. Ndetse Brony akunda Sorina cyane, ariko Sorina yari afite undi musore waho yari yaraturutse ari nawe wari waramuteye inda ya Tonzi. Aza gufata umwanzuro wo gukurikira imitungo ya Brony, ariko yikundanira n'uwo musore Sultanis. Njye rero nakomeje kuba muri icyo gipangu cyanjye nk'uko bisanzwe. Sorina akajya aza kunsura kenshi, ari nako nzanira ku mafaranga, ambwira ko Brony yamushingiye iduka rikomeye cyane mu mujyi, akaba ari ryo asigaye acuruza, rikaba ari iduka rihagaze $5,000,000. Ndamwishimira cyane kuko yari yarateye imbere ugereranije n'ubuzima yarabayemo imasofa bwo guhinga. Ambwira ko azakomeza gushakashaka murumuna we Sofia ndetse na mama wabo, nuko dukomeza kwiberaho gutyo kugeza ubwo Loras yansabye ko twakwibanira. Ntago nari kubyanga kandi ari byo nari ntegereje. Nyuma ansaba ko twakwimuka tukanimura n'abantu bari muri icyo gipangu, maze ku mafaranga yakuye muri misiyo ye yakoreye imasofa ashyiremo inzu nziza aho ngaho. Tuza kuhimuka ubundi arahubakisha. Igihe gito yari ayirangije, ubundi tuza gupanga gukora ubukwe kuko yari umusirikare kandi ukomeye, arabutegura neza ndetse bukaba bwari ubukwe bwari bukomeye. Ariko njye ngiye gushaka ababyeyi banjye ndababura, kuko nari narabacitseho nza no kubura nimero ya musaza wanjye. Mbonye nta kundi nabigenza ubukwe mbukora badahari, ndetse na Sorina bumuterankunga ukomeye wabwo, kuko yari yarubakiye Sultanis inzu nziza cyane ku ruhande, Brony atabizi. Nuko nkomeza kwibanira na Loras, yaba atari mu kazi akaba ari mu rugo. Na Sorina nk'inshuti magara nari mfite agakomeza kunsura cyane. Imyaka iricuma njye na Loras tuza kubyara umwana wa kabiri w'umuhungu. Bibi birori bikomeye cyane kuko byanganaga n'ubukwe twakoze ubwo twajyaga kubana. Noneho Jovia ababonye musaza we, ubuzima burandyohana cyane, nza no kubona akazi kuko nanjye Loras yanshingiye iduka ry'akataraboneka ryari ryegeranye n'irya Sorina wari usigaye ari umugore wa chairman. Hashize indi myaka 2 tuza kubyara undi muhungu w'umuhererezi, ndetse tumwitirira papa we kuko twamwise Loras. Aribwo mu gihugu cyacu haje kwinjira abantu b'ibyihebe batangira kujya bica abaturage batuye ku mipaka. Abaturage batuye ku mipaka batangira kwigaragambya. Loras umugabo wanjye abahiswemo mu bantu bagomba kujya guhosha iyo myigaragambyo, kugeza ubwo yaje kuyigwamo akahasiga ubuzima. Kuva icyo gihe agahinda gatangira kugota umutima wanjye, kuko Loras twarakundanaga cyane, ndetse wa musirikare w'inshuti ye aza kumfata mu mugongo. Ariko nyuma y'igihe kinini sinongera kumubonaho, nsigara ndikorera abana banjye bisanzwe. Igihe kimwe rero nza kuganira na Sorina, mubaza impamvu ashobora gucuruza iduka rya $2,000,000 kandi umugabo we afite amakampani y'amamiliyari n'amamiliyari. Sorina mbaza icyo gukora, mubwira ko yagakwiye kuvana umugabo we mu mitungo ubundi akayigiriye bwite. Mubwira ko yatangira kwishyiraho iyo mitungo, akangisha Brony Lewis ko natamuha ibyangombwa byayo ngo abishyire mu mazina ye, arirukana umwana w'ikinyendaro bari bafite witwa Petroni Lewis. Nuko Sorina ambwira ko ariko bagiye kubigenza, ataha ajya gutera umugabo we Brony. Brony nawe kubera ko yamukundaga arabimuha, amwandikira n'impapuro ko abimuhaye. Nuko Sorina amugira inama yo kujyana Petroni muri interina, aho kujya ajya kwigana na ba Tonzi muri Moria Academic School,
ku buryo nibigenda neza azagumayo akareka kuza kubasagarira n'abana be bwite Tonzi, Diva na Rena. Arabyumva ajya kumujyana, ariko nza kugira ibyago igihe kimwe twari mu mujyi, sinita ku mwana wanjye Lorasi neza, aza kuncika mu buriri irengero neza kuko na Jovia twari kumwe na musaza we wundi ntago twamenya aho yagiye. Nuko kuva uwo munsi ntangira kuzerera umujyi wose nshakisha Lorasi, ariko ndamubura burundu, kugeza ubwo naje guta ibitekerezo kubera guhungabana. Ariko umugabo w'umusirikare wigeze kuza gushyingura kuri papa wa Jovia atangira kunyiyegereza, kugeza ubwo yaje kumpumuriza ngatangira kwiyakira. Ariko kuva icyo gihe Sorina tukajya tuvugana gake, ndetse nkanabona ko ashaka kunyicaho nkabyihorera kuko nari mfite agahinda kanjye. Wa mugabo akomeza kunyitaho cyane kugeza ubwo yansabye kujya abana nanjye mbuze uko nabigenza ndabimwemerera. Ariko umukobwa wanjye Jovia akambwira ko ibyo nakoze atari byo, nkamwima amatwi kuko numvaga uwo mugabo naratangiye kumukunda agasimbura Lorasi papa w'abana banjye. Ariko wa musirikare wari inshuti na Lorasi naramuburiye irengero burundu. Nuko imyaka ikomeza kugenda gutyo mbana nawe, ariko nza kumva ngo Sorina yafashe aba Lewis Company akanica Brony Lewis. Birambabaza cyane ukuntu naba naramugiriye inama yo kujya kwa Brony Lewis, ariko we akarenga akamwica. Nuko ntandukana nawe gutyo, ariko nkomeza kumubikira impapuro z'imitungo yari afite. Sinkamenye ko izo mpapuro ari amafotokopi, kuko aba Lewis bahoze ari abantu b'abahanga kuva kera. Ntabwo impapuro z'imitungo za originali ari ibintu bari gushyira hanze uko bashaka. Nuko igihe kimwe Sorina ambwira ko ashaka ya mitungo, ndetse yohereza Sultanis aho twari dutuye muri Merine. Muri icyo gitondo mbyuka nsanga umugabo yagiye, ndetse na Jovia yari yambwiye ko ari buzinduka agenda. Umugabo mu kugeraho namurangiye ko ariho dutuye araza, kuko twari tuziranye kuva kera, muha karibu turaganira. Sultanis mubwira ko arajya kureba ibyangombwa muri Kenti, murangira n'ahari imfunguzo z'inzu. Nuko amaze kumubwira nsezeraho aragenda. Amaze kugenda nanjye nguma mu rugo nk'ibisanzwe, ariko uwo munsi wose wira Jovia atagarutse mu rugo. Ndetse umugabo amaze gutaha mubwira ko Jovia atatashye. Mubajije impamvu afite ibikomere ambwira ko yarwanye n'ibandi muri Merine, kuko twari twarahimukiye nyuma y'uko yaraje kuhayobora. Ambwira ko ariko nta kibazo iryo bandi bari kurishakisha, ndetse ambwira ko agiye gukora n'ibishoboka byose na Jovia akagaruka mu rugo. Ariko ukwezi kose gushira umugabo ambwira ko Jovia azamuzana, ariko Jovia atarataha na telefone ye itakibaho. Numva ibintu byabaye kuri Jovia bishobora kuba bidasanzwe, mpita mubwira ko Jovia kubera ko akunda kwivumbura akagenda iyo tutari guhuza, ashobora kuba yaragiye muri Kenti. Umugabo musaba ko twese twajya muri Kenti ngashakisha Jovia kuko ntashaka kumubura nk'uko nabuze Lorasi wanjye. Arabyemera, ubundi dupakira ibyo mu cyakare turagenda. Tugeze mu rugo twemeranya ko ngiye kuba mbaye aho ngaho, we akajya ajya mu kazi muri Merine, ubundi akagaruka muri Kenti. Ariko umugabo amaze kunsezeraho ngo asohoke, twinjirirwa n'umusore bigaragara ko ari ibandi ryo ku muhanda, riza rifite n'imbunda. Mu kuribaza icyo rishaka rimbwira ko nabaza umugabo wanjye. Ntungurwa n'ukuntu iryo bandi ryaba riziranye n'umugabo wanjye, ariko ndabibura. Nuko avuga ko umukobwa wanjye Jovia yamaze gupfa, kandi akaba yarapfuye azize umugabo wanjye, bityo agiye kumwica. Ndetse atangira no kunteranya n'umugabo wanjye, ndetse anatwumvisha uburyo ki kugira ngo Jovia apfe ari uwo mugabo wabigizemo uruhare. Umuhungu agira umujinya, umuhungu wanjye agira umujinya, afata icyuma ngo yiyicire umugabo wanjye. Ariko umugabo ahindukira agiye kurasa umuhungu wanjye, mpita mbabazwa cyane n'ukuntu namwizeye, ariko akaba yaragiye kwica umwana wanjye. Nuko uwo musore ahita arasa umugabo nyuma yo kurasa umwana wanjye, ndetse ambwira ko ari Petroni Lewis waje kwihorera, kuko Jovia yari yaramubwiye ko ari njye woheje Sorina ngo yice papa we Brony. Mbabazwa cyane n'ukuntu Sorina ntigeze mubwira kwica Brony, ko namumurangiye gusa ngo amukureho amafaranga n'imitungo. Petero nambwira ko ambabariye ko ngiye kunamira umugabo wanjye, ndetse kuva uwo munsi tukajya tuvugana nza kumusaba imbabazi, nanamurangira aho mushiki we Rena aherereye muri Maranatha.
ariko igitondo kimwe ambwira ko agiye kumureba, nanjye niha gahunda yo kujya kumureba tugahurirayo. Ariko ngezeyo numva abasekirite bari kuvugana na Sorina bamubwira ko bamaze gufata Petron Lewis. Nawe ibyakurikiyeho byose urabizi mwana wanjye. Sorina ntago nongeye gukorana nawe kuko twahise twigira muri Tesara. Nuko ubuzima bwaje kugenda byose urabizi. Rero uriya mugabo ubonye ni Riyariyo nakubwiraga, ko kuva yanzanira Sorina mu gipangu twongeye kubonana inshuro nke cyane, nyuma sinongera kumubonaho. Ahubwo natunguwe no kumva mbwiye ngo yabonanye na Presidente w'igihugu cya Metrobet. Nibaza igihe Metrobet yayoborewe n'umugore, niyo mpamvu wabonye ntunguwe. Ariko nari nishimiye kongera kubona Riyariyo, kandi urabona ko adufashije kuko agiye kutuzanira imodoka yacu. Jessica amaze kumbwira gutyo telefone yihita isona. Mu kureba umuhamagaye abona ni nimero ntazi. Mu kwitaba twese dutega amatwi. Uhamagaye avuga ko ari umushoferi uzanye imodoka yacu, tumurangira aho turi ayitugezeho kuko yarangije kugera muri Merine. Uwo mushoferi yamaze kuvuga gutyo Jessica ahita amubwira ko turi imbere y'umuryango w'isoko hepfo na gare gatoya. Atubwira ko iminota 5 araba ahageze. Duhita tuva ku ntebe twari twicayeho, ubundi twishyira wa musore wari watwakiriye. Umusore adusezeraho atubwira ko azongera kwishimira kutubona. Tumubwira ko igihe turi muri Merine nta handi hantu tuzajya twiyakirira. Nuko tumusezeraho dusohoka hanze. Ndebye hepfo mbona imodoka yacu ihahagaze, tugenda tuyisanga. Ngiye kuyigera hafi mbona hasohotsemo umusore. Umusore mu kumwitegereza nkubitwa n'inkuba ngira ngo ndi kurota, kuko yari Scorpion wari uyitwaye. Nahise nsubira inyuma ndi kwisakasaka, nibaza mu bantu bose batwara amamodoka muri uwo mujyi impamvu Scorpion yaba ari utwaye iyo modoka. Numva ndababaye cyane kuko ibyanjye byari bindangiriyeho, kuko Jessica yaragiye kumenyana n'umwana we, gahunda zose dufite zigahita zihagarara, kuko Jessica ibyo yakoraga byose byari ukugira ngo nzamufashe kugera ku mwana we yabuze. Nuko n'amarira arantangaragwa nanjye ubwanjye numva ncitse intege. Mbona ko burya igeno Jessica yambwiraga nta hantu warihungira, kuko imitungo y'Abalewis ntago yari igenewe kugwa mu biganza by'Abalewis. Jessica mu guhindukira mbaza ikintu ndi gushaka nisakasaka, n'ikiniga cyinshi mubwira ko banza nibagiriwe telefone yanjye imbere muri resitora, nkaba ngiye gusubirayo kuyishaka. Ibyo mbimubwira kugira ngo namara guhura na Scorpion mpite mbahunga nigendere, kuko ibyanjye byari birangiye. Mpita ngaruka inyuma mpagarara ku muryango wa resitora. Nuko nitegereza uburyo umubyeyi agiye guhura n'umwana we, numva birambabaje. Jessica ageze kuri Loras barasuhuzanya, baganira utuntu dukeya tutageze no ku munota. Mbona Jessica akoze mu gikapu cye ubundi akuramo amafaranga ahereza umuhungu we. Mbona ibyo bintu ntabwo byaba bisanzwe, nibaza impamvu hatabayeho guhoberana no kurira, ahubwo Loras akaba ahise yigendera nta bintu byinshi bavuganye. Mpita nibaza niba atabashije kumumenya biranyobera. Nuko Loras mubona ari kurenga iyo hirya, Jessica nawe ahita arebaho narindi mpita mukwepa. Ninjira muri resitora ngiye kumva numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba umpamagaye mbona ni Jessica. Mufasha ambwira ko umushoferi yamaze kumwishyura akaba yicaye mu modoka antegereje. Mpita niruhutsa nk'umuntu umaze kurira umusozi wa kilometero 5,000, nshimira Imana ko igikombe cy'uwo munsi ikindengeje, kuko Jessica ntago yari yamenyanye na Loras umuhungu we. Nuko mpita nikuramo ibintu by'ubwoba ngenda ngana ku modoka. Ninjira mu modoka nshyira ibikapu inyuma, ubundi Jessica atangira gutwara akatajya mu muhanda tugomba kunyuramo, ndetse ari no kumbwira uburyo gukora gakeya bizankoraho, anyibutsa ukuntu nagiye gufata ingofero na rinete mu biro bya Nathan ngatindamo. Iyo mba ndi uwo gufatwa mba narafashwe kera. Nanone na telefone nkaba nari ngiye gake cyane, ku buryo yaba ari iyo kwibwa biba byarangiye. Angira inama yo kongera intambwe cyangwa se igihe kizagere ibintu nkunda nzabibure kubwo guseduka. Mushimira mubwira ko kuva uwo munsi ngiye kwitekerezaho neza, ubundi ngahindura ingendo. Ariko Jessica murebye mu maso nkamwitegereza cyane, nyoberwa ahantu ikiniga kivuye.
kuko intimba yarakomeje kubika mu mutima we yo kubura umwana we kuva uwo munsi. Nari ngiye gutangira kwibara nkaho nyifitemo uruhare, ndetse nkaba nzibabarira ari uko amaze kubahuza, kuko nari maze kumenya ko kuva uwo munsi n'iyo bahura ntibibwirana amateka bashobora kutamenyana. Ariko numva ndi umuntu w'umugome cyane, kubera ko natangiye kumva nta hantu ntandukaniye na Sorina kubwo guhemukira abantu kugira ngo ngere ku cyo nshaka. Nibaza niba ubugugu nyamara budatangiye kumunga umutima wanjye. Ntangira niha urugero mpereye kuri Sofia twari dutaye imasofa, kandi twagakuye kumugarurira iwacu tukamubwira aho Sorina ari bagahura. None na Jessica wankoreye ibintu byiza mu buzima kuva twahura, nari nkomeje gutuma intimba ikomeza kumutaha umutima. Ndetse nibuka no mu magambo yambwiye ko nakuyemo isomo rikomeye, ko burya igena atari ikintu bakuzanira, ahubwo igena ari ikintu umuntu aba agenewe. Iyo myumvire ikaba ariyo yari itumye ndaho ngaho muri icyo gihe, kuko Jessica iyo akurikira amashuri akiga ntago nzi ukuntu twari kuba turi kumwe kuri iyo saha no muri iyo minsi. Mpita niha inshingano zo gufata Jessica nk'umubyeyi birenze uko namufataga, ndetse nkamwubaha ku rwego rurenze kuri uko nabikoraga, kuko Jessica yari ari gutamba igitambo cy'umutima we kugira ngo nzabeho neza. Nkabona nta hantu na hamwe atandukaniye na Nathan, papa wa Nathan, ndetse na papa wanjye Brony Lewis, wavuye mu rugo azi ko ashobora kwicwa mu nzira abizi neza ko arapfa ari njye apfiriye. Mbona Jessica nawe ari umwe mu bakomeje gutamba ibitambo byabo kugira ngo bakomeze kunshyigikira njye imbere kimwe na Marita. Nakomeje gutwarwa n'ibyo bitekerezo kugeza ubwo naje gusinzira kubera kunanirwa k'ubwonko. Nkaza gukanguka Jessica ambwira ko nava mu modoka nkajya kumufungurira akinjiza imodoka. Nibaza igihe nasinziriye bikanyobera, akambaza impamvu nsigaye ndota ndimo kuvuga. Namubaza aho abikuye akambwira ko arimo kunserereza, ko burya atarazi ko mukunda ku rwego nk'urwo ngurwo. Nuko mubaza ibintu arimo kuvuga ibyo ari byo. Jessica arambwira ati tukimara kuva muri Merine natangiye kubona ifite ibitekerezo byinshi cyane. Nibaza niba utangiye gucika intege kuko wazasaza imburagihe bitewe no gukoresha ubwonko. Nuko ndaguhamagara ngo nkubaze ibyo uri gutekereza, ariko nkurebye mbona wasinziriye. Mpitamo kukureka ngo uruhuke dukomeze urugendo, ariko tugiye isaha imwe numva utangiye kuvuga urimo kurota. Uti Jessica ngusabye imbabazi ko nakubereye umwana mubi, aho nagukomerekeje hose ngusabye imbabazi, kandi kuva ubu ngubu ngiye kukubera umwana mwiza, ndetse amakosa yose nagukoreye ngiye kuyakosora, ariko nawe wumve ko nzaguhoza intimba wagize. Jessica ndagukunda. Nuko ukomeza kuvuga amagambo menshi atera impuhwe, kugeza ubwo nagize amarangamutima ngaparika imodoka ku ruhande, ubundi nkabanza nkihanagura amarira. Nukuri ibyo warotaga byankoze ku mutima, kandi Petro ni nanjye ndagukunda kandi ntago nzigera na rimwe ngutererana. Nubwo utari umwana wanjye bwite ariko mbereye mu cyimbo cy'abana banjye. Nukuri nanjye ndagukunda kandi nzahora ngukunda muhungu wanjye. Ngaho jya gufungura twinjize imodoka, wibuke ko ubu dufite inshingano zindi zirenze kuzo twari dufite, kuko abana ba Sofia nta handi hantu bagomba kuba bari uretse hano kugeza igihe mama wabo azagarukira. Jessica amaze kumbwira gutyo numva ngize isoni, ko burya nanjye iyo ndyamye njya ndota ndi kuvuga, ariko nishimira ko inzozi zanjye nta kibi navuze, ahubwo ntungurwa n'ukuntu naryamye nkarota mvuga ibyo natekerezaga mbere yo gusinzira. Nuko nsohoka mu modoka njya gufungura igipangu. Jessica yinjiza imodoka ubundi ndafunga. Tugiye kwinjira mu nzu Jessica ambwira ko agiye kureba abana ba Sofia, ababwira uko bimeze baze mu rugo, akaba ariho baba bari bagategerereza mama wabo. Mubwira ko yahagera kuko ari hafi agasanga nanjye nibereye mu rugo. Nuko amaze kugenda ninjira muri salo nicara mu ntebe, ntekereza kuri Sofia nkuba aramutse agize ibyago ntagaruke, uburyo abana be babaho. Numva icyo kintu ari icyaha njye ubwanjye cyazambarwaho, kuko Imana ntago yazambabarira. Mbona ko nkuko Jessica yari yabimbwiye, nta kintu wageraho utatanze igitambo, yewe na bimwe byoroheje, kuko no kujya kuvoma amazi igitambo aba ari umwanya wakoresheje.
nuko nguma muri ibyo bitekerezo kugeza ubwo numvise umuntu ukomanze ku gipangu, nkamubwira ko hafunguye akinjira, nkagira ngo ni Jessica wari uzanye n'abana ba Sophia, ariko mu kwinjira muri salo mbona izuba rirancaniye mu masaha yo ku mugoroba, nuko mbura ubuhaguruka n'ubukomeza kwicara, ahubwo ntwarwa n'ubwiza bw'umutarutwa wanjye. Rozange ahita azangwamo wese mbura uko nifata, tunyunyusanya udusukari nk'ikimenyetso cy'uko twari dukumburanye, kugeza ubwo twumvise urugi rufungutse tukabona Jessica yinjiranye n'umukobwa w'inkumi ateruye umwana mutoya mu kigero cy'imyaka 5. Rozange agahita yisuganya akicara neza, ubundi agasuhuza Jessica n'abo bana. Jessica akambwira ko asanze bari mu rugo bategereje mama wabo. Uwo mukobwa akamubaza niba yaba azi ko mama we yari afite mukuru we. Umukobwa akamubwira ko yari abizi ndetse akaba yagiye anagiye kumushaka. Jessica amubwira ko byabaye ngombwa ko asigarayo akabazagaruka nyuma y'iminsi 3 gusa, bityo bagiye kuba bari kubana natwe. Uwo mukobwa avuga ko nta kibazo kuko musaza we muto aramumenyereye ntago azamunanira. Jessica amubwira kwisanga muri urwo rugo akahafata nk'iwabo. Uwo mukobwa amubwira ko amushimiye cyane. Twese uko turi 5 twicara mu ntebe dutangira kuganira hamwe, ariko hashize akanya Jessica atubwira ko agiye gushaka ibyo kurya. Nsigara nganira na Rozange n'uwo mukobwa. Rozange akabwira uwo mukobwa ko atagomba kwibeshya ngo andebe kuko yamaze kumfata. Rozange nkamubwira ko agomba kugabanya ifuhe rye. Twakomeje kuganira kugeza ubwo naje guherekeza Rozange arataha. Uwo munsi urira abana ba Sophia barara muri urwo rugo nkuko twari twabivuganye, ndetse iminsi ikomeza kwicuma tubayeho muri ubwo buzima. Tubyuka mu gitondo Jessica akajya mu mirima, nanjye nkirirwa mu rugo ndi kumwe n'abana ba Sophia. Rozange nawe akaza kundeba, ariko tukabangamirwa kwinezeza kubera ko babaga bahari. Icyumweru cyose kiza kwikubita Sophia ataragaruka, ndetse ataranaduhamagara kuri telefone ngo atubwire uko bimeze. Dutangira guhangayika twibaza niba hari ikintu cyamubayeho, ariko tutazi amakuru yose. Iminsi yakomeje kwicuma, ibyumweru bivaho, ndetse amezi 3 Sophia tutarumva ijambo rimuturutseho. Na Marita nawe akomeza gukora, Sorina na Sultanis bizeye neza ko barimo gukorana. Rozange nawe inda yari iri gukura bikagaragara, ku buryo ndi naramusabye ko atazagaruka iwacu Jessica ahari, kuko ntago nashakaga ko Jessica yabimenya kuko yacika intege ku byo yamfashaga byose. Rozange akajya ansura uko Jessica na Mariam umukobwa wa Sophia bamaze kugenda. Dukomeza kubaho gutyo muri ubwo buzima, twaramaze gukura y'amaso ko Sophia azagaruka. Ahubwo Mariam niwe wari usigaye ajyana na Jessica akamufasha gucunga abakozi. Jessica twaba twajyanye muri Kenti kureba Marita, Mariam agasigara akora akazi mama we yagakwiye kubakora. Ndetse na Diva nari naramaze kumwemeza neza noneho ko tuzaba umugore n'umugabo, ahubwo asigaye ambwira ko mama we na papa we bahora bamwishyuza uwo musore w'ikigwari utaza kubiyereka. Mubwira ko ndi kubanza gushaka amafaranga yanjye ku giti cyanjye, kuko ntago nifuza ko ababyeyi bari bo bazantera inkunga muri byose. Diva akabikunda cyane kuko yumvaga ndi umusore ufite icyerekezo. Nakomeje kubaho gutyo muri ubwo buzima. Marita akomeza ajya mbere ku buryo twendaga kugera ku ntsinzi y'Abarewis Factory, ariko nanjye gukomeza gusoma bya bipapuro mbura neza aho nahera, kuko umusaza yari yarambwiye ko ari ibintu ngomba kumenya njyenyine. Bituma nkomeza kubyizirikaho njyenyine, ariko birananira mpitamo kubyihorera. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko twabonaga ko aho turi kugana ari heza, ariko imbogamizi ikaba imwe gusa, kubera ko gufindura bya bipapuro byari byarananiye burundu. Ariko nanjye nkagira amahirwe, Sorina bakagira ubwoba bwo guhindura izina rya kampani y'Abarewis, bazi ko isaha n'isaha nshobora kubazira. Ndetse Marita yambwiye ko bavuga ko impamvu ntaza ari uko ntegereje ko bakora ikosa ryo guhindura, ubundi nkazana ibihamya by'uko bibeshye. Ibyo bikama icyizere cyo ku isaha n'isaha nzagerayo rwose. Noneho natwe bikaduha umuhate wo gukora cyane, kubera ko Marita yaramaze kugera mu kigero cyo gukora ibiribwa byinshi bitunganije,
ku buryo aretse gukora ashobora kuranguza umujyi wose n'abacuruzi bo mu cyaro amezi 4 yose adakora. Ibyo biradushimisha, natwe ububiko bwo mu rugo turabwuzuza. Sofiya twakomeje kumubura burundu. Mariyamu umukobwa we ndetse na musaza we muto Ferariyo bariyakira, baba umuryango natwe kuko nta kundi byari kugenda. Dutegereza ko Imana izadufasha akagaruka. Hari umunsi umwe Diva yansabye ko njye nawe twatemberana kuko tutari duherukana, biza guhurirana nuko njye na Jessica twari twashyiriye ba Sorina na Marita ibiribwa. Nza kubimwemerera, ambwira ko ngomba kuza niteguye kuko ahantu turajye dushobora kumarayo nk'iminsi 3. Nicarana na Jessica mbimuganirizaho, ambwira ko nta kibazo, ubundi mpamagararo zanje mubwira ko tugiye kumara iyo minsi 3 muri Kent, bityo ntazajya kumureba iwabo kubera ko byari byarahindutse. Ninjye wajyaga kumureba kuko icyo gihe inda yari yarakuze cyane bigaragara kuko yari hafi kubyara. Nuko maze kumubwira ndeba message zose twandikiranye ndazisiba kugira ngo ntazakora ikosa igihe nzaba ndi kumwe na Diva akagwa muri telefone yanjye akazibona nkaba ndarangiye. Ubundi mva mu cyumba twari twarayemo njye na Jessica njya kureba Diva asanga arantegereje. Nuko ninjira mu modoka ye nshyiramo igikapu twerekeza mu cyaro ahantu hari amashyamba. Nkamubaza aho turi kwerekera, akambwira ko ashaka ko tumarana igihe njye nawe turi kumwe byibura iminsi 3. Mubwira ko nta kibazo ariko tutagakwiye kuba twajya mu mashyamba. Diva ambwira ko ariho heza, ahantu hataba abantu, bikaba ari byo bituma yisanzura kuri njye nanjye nkamwisanzuraho. Mubwira ko nifitiye ubwoba bwo kujya mu ishyamba. Mubaza uko turaba mu ishyamba iyo minsi yose, ambwira ko atari ubwa mbere agiyeyo kandi atari twe ba mbere bagiye gukambika mu ishyamba twishimisha. Numva ibyo bintu ni ubusazi kuko nabibonaga mu mafilime, nkabona abantu bajya mu ishyamba bagashinga ihema ubundi bakabamo, bakajya hafi y'ikiyaga ubundi bakajya birirwa bicaye ku mazi. Namaze gutekereza gutyo Diva nawe ari kumbwira ko ariko bimeze, ngo turashinga ihema mu ishyamba riri ku kiyaga cya Herade ku nkengero, ubundi tujye tujya guhiga utunyamaswa ndetse no kuroba amafi, byose ari byo turya. Mubwira ko ntazi guhiga cyangwa kuroba. Ambwira ko wabizi kuko we na papa we bajya kubikora buri gihe iyo bafite igihe, ubundi akaba arabinyigisha. Nuko dukomeza urugendo, mbona ibyo bintu ni ubusazi, kurinda tugeze muri Merine tukaharenga tukerekera inzira twaciyemo ubwo twajyaga kureba papa wa Natani i Masofa, ndetse akaba ari nayo twahuriyemo na wa mugabo witwa Riyariyo watubwiye ko akorana na leta ya Metrobet. Nuko urugendo turarukomeza, ariko nza kubona ishyamba rinini cyane. Diva akata imodoka ryinjiramo. Turigeze hagati ansaba ko tuva mu modoka, mvamo dukuramo ibintu byacu byose. Ubundi Diva atangira guca ibiti, amabi yabyo akayatwikiza ya modoka. Mubaza niba tugiye kuyisiga aho ngaho, ambwira ko turayihasiga ubundi tukagaruka kuyireba igihe tuzaba dutashye. Nuko maze kumufasha kuyihisha duterura ibikapu byacu, ubundi nkurikira inzira yari arimo kumbwira. Twageze ahantu ishyamba rimeze nk'irirangiriye, mu kureba mbona turi hafi y'amazi ku nkengero. Diva nsaba kumufasha gushinga ibiti neza kugira ngo dushyireho ihema, ubundi tuze kubaka akazu muri iryo hema aba ariho tuba twibereyemo nk'abantu bose basuhutse. Ntangira kugira ubwoba ko hashobora kuza ikintu kitari cyiza kikatugirira nabi. Diva ambwira ko ntagomba guhangayika. Nuko turabikora, mbona dukoze ahantu heza cyane. Diva akora mu gikapu cye akuramo ibyo gusasa. Ntangazwa cyane n'ukuntu ibintu byose abifite, bitangaje kuko byari bito ariko yabirambura ukabona ni binini. Icyo yashashe ngo turyameho noneho cyari cyo gupompamo umwuka, ubundi wakiryamaho kamera nk'uryamye mu kirere. Byose tumaze kubitunganya, Diva yirambikaho, arambwira ngo muryame iruhande tube turi kuruhuka mbere yo gushaka ibyo kurya. Maze kumuryama iruhande arambwira ati shasheri, buriya izi nizo nzozi zanjye, kuba iruhande rwawe nawe uri iruhande rwanjye, nta muntu wundi uhari, tugakomeza kwibaraho muri ubwo buzima, nta kintu kintera ubwoba kubera ko naba nizeye ko umutekano wanjye uri kuwucunga.
gusa nanone mpora mfite ubwoba bw'uko ntashobora kuzakugira ngo ube uwanjye, kubera ko wakumenye nta wundi muntu yakwifuza kugira mu buzima bwe. Bityo nibi byo kuza basi tukaba turi kumwe, akaba ari ukugira ngo nguhe umwanya nkwiyegereze nawe uba uri iruhande rwanjye, mbese uburyo bwo kwihererana, ku buryo wenda twembi bizatugora kwibagirana na gatoya. Ngaho nsezeranya ko uzanguma iruhande uko byagenda kose, kuko iryo jambo ryonyine niryo ryampumuriza. Diva yamaze kumbwira gutyo mbona impamvu ashobora kuba yaransabye kuza aho ngaho, ko ari kwa kundi uba ukunda umuntu ariko ugakeka we ko atagukunda nk'uko umukunda, bigasaba ko ufata umwanya wo kumwereka amarangamutima yawe yose ndetse no mu bundi buryo, kugira ngo urebe ko yagukunda nk'uko umukunda. Ariko bikaba bizwi neza ko urukundo nk'urwo ari urw'ingingano, kuko umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo bisaba kumwinginga, ahubwo ubwe iyo abona ko umukunda nawe umutima we ukamutegeka kugukunda birizana. Ariko Diva we nta cyizere na gito yari afite, agakora ibishoboka byose kugira ngo anyereke ko ankunda nanjye mbashe kumukunda. Mbona kuva ku munsi wa mbere tumenyana ukuntu yambwiye ko yankunze, kubera ko nanjye ubwonko bwanjye bukunda gukora cyane, mpita numva ayo mahirwe nayabyaza umusaruro. Nza kwibuka ukuntu ku nshuro ya kabiri ubwo twahuriraga mu cyumba twenyine kandi ari ubwa mbere, Diva yemeye ko turyamana kugira ngo urukundo ankunda arunyereke muri ubwo buryo. Mpita mbona ko n'ibindi byose akora, haba kumpamagara, kunyandikira ndetse n'ibindi, kugera kuri iyo nshuro yari yansabye ko dusohokana muri iryo shyamba, ari ukugira ngo anyereke ko ankunda koko, kubera ko urukundo rwanjye rwari rwaramugize imbata. Mbona ukuntu ubuzima butangira ubwigenge, butagira ubwigenge cyangwa se bwuzuye ibibazo atari bwiza, kuko byose Diva yabiterwaga n'uko ari njye musore yafatiranye, abandi bakaba barabuze uko bamugeraho. Numva mugiriye impuhwe kuko nari nzi neza ko urukundo rwacu nta hantu na hamwe ruzagera, ariko nanga kumwima icyizere cy'uko mukunda kandi azaguma iruhande rwanjye, maze ndamubwira nti urabizi ko ngukunda, kandi nubwo ari wowe wabimbwiye mbere, njye impamvu ntari nabikubwiye mbere nuko nari nagutinye. Nibaza ukuntu nafata amagambo nk'ayo nkayabwira umuyobozi w'ibitaro bikomeye mu gihugu cyacu, ubundi akaba yabyemera, kubera ko natekerezaga ko ashobora no guhamagara ba basirikari bamurinda bigize abasekirite, ugasanga bangiriye nabi. Mpitamo kwicecekera, ariko ntago wankunze mbere, ahubwo ni njye wagukunze mbere. Ariko nawe umbera umwana mwiza, urankundira, urantanga, urambwira, byose biza guhuriramo dusanze dukundana, none dore turi kumwe kandi turishimye. Urumva rero mukunzi ko utagomba guhangayika kuko uramfite, ndabizi ko utekereza wenda ko utazaba uwanjye, ahubwo ni njye wagakwiye kuba mbitekereza, ariko ibyo bitekerezo nkabishyira ku ruhande, kubera ko mbona kuko byagenda kose ari njye nawe. Rero ibyo ni sawa, ntukabyiteho cyane, ntabwo uzi ukuntu ngukunda kuva ku mutwe kugera ku mano. Ubundi nkunda umutima wawe, imyifatire yawe, imikorere ndetse n'imivugire, bikanarenga ukanambitsa amabanga y'umuryango wawe, ku buryo ntahwema guhamya ntashidikanya ko ari njye muhungu jyenyine uzi ibyanyu. Bigaragara ko nta kintu na kimwe umpisha, kuko urabyibuka ko buri mugoroba n'ibara ry'imyenda wararanye urayimbwira, ukanambwira n'uburyo uryamyemo muri iryo joro ryose. Ni iki cyambuza gukunda umukobwa nkawe ku buryo byatuma nirirwa njya kwiruka ahandi? Namaze kubwira Diva gutyo mbona amarira amushotse ku matama, kandi mu by'ukuri habe n'irangamutima na rimwe nari mufitiye, ariko we ntago yari abizi. Gusa nta kundi byari kugenda, yagombaga kuba igitambo cy'ibyo mama we yakoze, ndetse niha inshingano zo kumuzamurinda kugerwaho n'ingaruka z'ibyo nzakorera umuryango wabo. Nuko dukomeza kurebana muhanagura amarira yamutembaga ku maso, ugenda nkoresha urutoki rwanjye rw'igikumwe, nza kugera ku marira yari yatembye agera ku minwa ye myiza, mbona nyikozeho arasinzira. Nuko ndeba iyo sura nziza iri imbere yanjye, numva irantwaye, ku buryo nahise mwiyegereza ngatangira kunyunyusa udusukari twe two ku minwa. Ubundi nawe arankundira, aranyegera, nawe aranyigana, biza kurangira twikoreye ibyo abakundana bakora igihe cyose.
Diva akabikora mu izina ry'urukundo, ariko njye nkabikora mu izina ryo gushaka kwihorera. Nuko twiberaho muri uwo munyenga w'urukundo rwa Diva n'uburyarya bwanjye, kugeza ubwo amasaha yaje kudufata tukabona burije, tugahita twiha gahunda yo kurya ibyo Diva yari yazanye, ubundi tukaryama, ku buryo tuzajya guhiga utunyamaswa mu gitondo, akaba ari nabwo turoba amafi. Twamaze kurya dukomeza kuganira, kugeza ubwo amasaha yageze mu ijoro rinishye, ubundi tugakomeza umunezero wacu nk'abantu bari ahantu nta kirogoye. Nuko turangije turashimirana ku bw'ibyishimo twahanye, ubundi turirambika. Ntekereza ukuntu ibyo Diva yankoreye nimbikorera Rozanje azishima. Nkiri muri ibyo bitekerezo numva mu matwi yanjye ikintu kimeze nk'isasu rivugiye hafi n'ahantu twari turi. Mu kubyuka ngo ntege amatwi neza numva amasasu ari kuvugira hafi n'ahantu twari turi. Ndebye Diva mbona yasinziriye, mpita mbyuka vuba nambara imyenda, ubundi mfungura ihema ngo njye hanze ndebe uko bimeze. Mu kureba mbona abantu benshi baza bamurika amatoroshi bameze nk'abari gushakisha. Mpita nitsimba inyuma y'igiti cyari hafi n'aho twari turyamye ngo ndebe icyo bari guhiga. Uko bakomeza kuza banyegera baza aho turi, bagera ku ihema, numva bari kubwirana ko babonye ibintu bidasanzwe. Nuko mu kwinjiramo imbere numva batangiye gusakuza cyane nk'abagize ibyishimo bavuga ko babonye umukobwa. Bahita bamukangura vuba arasakuza, bamuvana mu ihema. Kureba abo bantu mbona ni abantu batandukanye natwe kure na kure, kubera ko bari abasore wagira ngo baturuka muri Metrobeti atari iwacu aho. Nuko Diva atangira gutabaza asakuza cyane ngo mutabare. Bakomeza kumufata ariko ntihagire ikintu bamubwira. Mbona uko bamufashe ntago mbyishimiye. Nanjye ngiye kuva inyuma y'igiti nari nihisheho ngo nze ndwane n'abo bantu bari bitwaje n'imbunda, mpita numva umuntu ankubise umugeri anturutse inyuma ku kibuno. Numva uwo muntu ni ikigwari urwana atateguje. Mpindukiye ngo murebe nakirwa n'ingumi nziza y'akataraboneka mu isura, mpita ngwa hasi. Ari nako Diva akomeza kurwana asakuza avuga ngo mutabare. Bahita nanjye bamfata, numva rwose bafite imbaraga zikomeye cyane. Banshyira iruhande rwa Diva, nuko umwe muri bahita abwira bagenzi be ati mureke aba bantu tubashyire umwami wacu, tumubwire ko tubasanze bavogereye ishyamba ryacu, ubundi atubwire icyo tubakorera. Bahise badufata baratuzirika njye na Diva, ndetse muri abo basore hari harimo n'abakobwa. Umukobwa umwe afata Diva, abandi basore baramfata bagenda bari kudukurura batujyana nk'abajyana abantu nk'abatabishaka. Nyuma y'urugendo rutari ruto turi mu ishyamba, mbona tugeze ahantu mu giturage gituyemo abantu ariko baba mu nzu z'ibyatsi. Mbona ba bantu batangiye kuvuza ibivugirizo. Muri za nzu z'ibyatsi hasohokamo abantu bagiye bafite ibintu mu ntoki biri kwakaho umuriro, bigaragara ko ari wo baba bari kumurikisha. Uko bagenda basohoka ari benshi bakora uruziga, njye na Diva badushyira hagati, ubundi batangira kuturirimbira indirimbo nari numvise bwa mbere mu matwi yanjye. Kuri iyo nshuro maze kumva ko abo bantu badasanzwe, mpita mbona ko urupfu rwanjye ntashobora kurusimbuka uwo munsi. Ntangira gusenga Imana ngo itwiyereke muri iryo joro, ukuboko kwayo gukora ibitangaza, ubundi aho hantu tuhave turi bazima. Ako kanya nagiye kumva numva ikivugirizo kiruta ibindi bivugirizo byose abantu bavuzaga. Kimaze kumvwa na buri wese muri abo bantu, bose bahita baceceka ku buryo utongeye kumva n'inyoni iri gutamba. Nuko ahubwo ukiyumvira ibibatsi bya wa muriro bari bafite mu ntoki zabo, bacanye kugira ngo babashe kubona. Numva mu ntambwe nka 50 hari kuvugira umugabo avuga ati nimuhe inzira umwami wacu atambuke. Mbona rwa ruziga bari badukikije rutangiye gucikamo ibice, ubundi haza umugabo wari wambaye bitandukanye cyane n'abo bantu bari aho ngaho, bigaragara ko ari nkawe muyobozi wabo. Ubundi angera imbere numva atangiye guhumekera mu mazuru, andeba nk'amasegonda 30 atavuga, ahita nkubita ingumi nziza mu nda, numva abantu bose bavugije induru. Nuko bakomeza gusakuza, wa mugabo ahita ava imbere yanjye aragenda avugana n'umwe muri ba bandi bari batuzanye. Nyuma bamaze kuvugana, uwo mugabo akoresha ibimenyetso, mbona abantu bose batangiye kwikubura umwe umwe basubira mu tuzu twabo tw'ibyatsi. Hasigara abagabo bameze nk'aho ari abasirikare
bari batuvanye mu ishyamba aho twari turi njye na Diva. Ubundi batangira kunkubita bambaza batanabashije kumpa amahirwe yo kuvuga kuko nari nziritse. Umukobwa umwe afata Diva aramujyana ahantu ntazi, nsigara ndi jyenyine barankubita koko ku buryo nabaye intere. Nuko bamaze kunkubita baranterura banjyana ahantu mu kazu gatoya, bambwira ko nta muntu ujya avogera ishyamba ryabo kuko barifashe ribaruhije, ko mu gitondo nibucya barancira urubanza. Nuko uwo mugabo wambwiye gutyo ahita ategeka abandi bagabo babiri kurara aho ngaho bari kuncunga kugira ngo ntabacika. Ahita agenda nsigara ndi gukumbagurika muri ako kazu karimo umwijima. Ntangira kurira nk'umwana nicuza impamvu nemereye Diva kuza muri iryo shyamba, kandi wenda hari ahandi hantu twari kuba twajya kandi akishima. Nkuko igihe kimwe twari turi muri hoteli, ntangira kubona ko ibihe byiza mbisezeyeho ndetse n'ubuzima ngiye kubusezeraho. Mbabazwa cyane n'uburyo abantu bose banyizeye bakanantakazaho imbaraga, bibaye impfabusa kubera umukobwa. Ntangira gutakamba nsenga Imana ngo igikombe cy'uwo munsi kindenze, ariko nyibwira ko biba uko bishaka ntibibe uko njye mbishaka. Kubera ko nari nsigaranye n'utubaraga dukeya, nahise ngwa agacuho ndasinzira. Nza gukanguka numva bari kumenaho amazi, bambwira ko ngomba guhaguruka nkava aho ngaho bakajya kuncira urubanza. Nuko ndahaguruka ku tubaraga dukeya kuko nari naraye nkubiswe by'indengakamere. Baranjyana mbona banyujije mu bantu baho ngaho, bigaragara ko ari igiturage gitoya cyane ariko gituye ukwacyo. Babanyuzamo hagati ubundi banyinjiza ahantu hubatse mu byatsi, ariko hari hanini. Mu kwinjira nsanga harimo wa mugabo nabonye nijoro ameze nk'umuyobozi w'aho ngaho. Nuko ategeka ko banzitura ku buryo nagira ubwisanzure bw'umubiri bwa nyuma mbere y'uko nakira urupfu rwanjye. Bamaze kundekura mpita mfukama hasi, ntangira gutakamba mbasaba imbabazi ko batureka njye n'umukunzi wanjye tukigendera, ariko tukaba tutazagaruka kubavogera. Umugabo aranseka maze ambwira ko izo ari inzozi, ko umuntu wageze aho hantu atajya hava ari muzima, kubera ko haba hari amahitamo abiri yonyine. Nuko mubaza ayo mahitamo ayo ariyo. Mubajije ahita areba umwe mu basirikari mu bari aho ngaho, numva umusirikare ankubise ingumi yo ku menyo anturutse inyuma. Arangije ambwira ko nta muntu wemerewe kubaza ikibazo umwami wabo, ndetse njye nkaba mfite n'agasuzuguro ko kuba ndi kumuvugisha ndi kumureba mu maso. Ibyo bikagaragaza ko nta kinyabupfura mfite, ndetse nkaba ntanamutinye. Nsaba imbabazi nubitse umutwe mubwira ko ntari mbizi ariko namutinye. Nuko umwami akomeza avuga ati urakaza neza mu bwami bw'Abamariturike, nuko mwihaye ikaze mu bwami bwanjye ariko nanjye mbahaye ikaze. Ukaba ugiye kurwanira ubuzima bwawe kuri iyi nshuro, ubugingo bwawe bwabasha kurokoka ukabaho, ubugingo bwawe bwabasha gupfa ugapfa, kubera ko umubiri muzima ni ubugingo buzima. Bityo amategeko ya hano agenga abaturike bose agomba gukurikizwa. Bityo mu minota 30 yonyine tugiye kugushyira mu kibuga, tuguhuze n'indwanyi ya mbere muri ubu bwami bwacu. Nurwana nayo ubugingo bwawe ukabusiba ku ikarita y'isi, ukabusiba ubugingo bwayo ukabusiba ku ikarita y'isi, urahabwa umudari wo kuba urindwanyi ya mbere hano muri Turike. Ubundi uhita umusimbura, naho nakwica nawe urabyumva nta bugingo uraba ugifite, kandi biraba bishyize umugore wawe mu kaga, kuko araba umucakara wacu kugeza ku iherezo. Mu gihe ubugingo bwawe igihe buraba bukiriho, urakiza ubugingo bwe, ndetse tukabaha amahirwe yo kubaho mukanabana, tukanabaha n'umuryango wanyu. Rero ba witegura neza, kuko umurwano uratangira mu minota 30 gusa. Uwo mugabo wari umwami w'umuryango yaramaze kumbwira ngo n'Abaturike. Yamaze kumbwira gutyo numva ngize ubwoba, kubera ko niba nari ngiye kurwana n'indwanyi ya mbere muri ubwo bwami bwabo, nari ngiye gupfa. Nibaza ukuntu intambara narwanye zose nagiraga amahirwe nkarokoka, none iyo ngiyeho bakaba banyiteguye neza, mvuga ko ibyanjye birangiye. Uwo mwami ahita azunguza umutwe nk'uri gutanga itegeko. Baramfata bansohora hanze, banshyira mu mbuga yaho. Ndebye hasi mbona hari amaraso yahumiye, mpita menya ko ariho habera imirwano muri ubwo bwami.
bahita bazana na Diva bamushyira iruhande rwanjye, ariko mbona bamuziritse umunwa. Bakimugeza iruhande rwanjye bahita bamurekura umunwa. Mubaza uko ameze, ambwira ko ameze neza, ahubwo yarampangayikiye. Mubaza niba nta kibazo yagize, ambwira ko ntacyo. Mubwira ko ari kumbeshya kuko mbonye bari bamuziritse umunwa. Diva ambwira ko bamuziritse umunwa kubera ko yari ari gusakuza, ampamagara ngo njye kumutabara. Nuko nishimira ko ibyo bigabo bitamufashe ku ngufu. Mubaza niba hari ikintu bamubwiye. Diva ambwira ko nta kintu bamubwiye. Ambaza niba nanjye nta kintu bambwiye. Mubwira ko bambwiye ko ngiye kurwana n'indwanyi ya mbere muri ubwo bwami, umurwano wo gupfa no gukira. Diva ambwira ngo ndeke kumukinisha. Nkimara kumubwira gutyo mbona hirya haturutse umugabo, ngira ngo ndi kurota cyangwa se kubona ibidahari, kuko uwo mugabo kumureba mu isura byasabaga ko naganika ijosi kubera ukuntu yari muremure cyane, kandi ari munini, afite ukuboko kungana n'amaguru yanjye yombi n'amaboko byose biteranirije hamwe. Ntangira gusenga Imana ngo uwo mugabo ataba ari we tugiye kurwana, kubera ko naba mpfuye rubi. Diva ambwira ko ibyo ari gutekereza biba atari ukuri. Ntangira kumubwira nti Diva, ngiye gupfa ariko nugira amahirwe yo kuva hano uzambabarire, uzavuga uko byagenze byose. Gusa nkubwije ukuri, nakwiyumvisemo cyane ku buryo iyo turi kumwe numva mfite ibyishimo bidasanzwe, ndetse nkaba mbibona neza ko nawe unkunda. Ariko ubuzima ntago njye nawe butwemereye ko twakomeza ibyishimo byacu, kubera ko amahitamo mato cyane ashyize iherezo ku buzima bwanjye. Uzambwirire mama wanjye Jessica ko mukunda, ndetse n'umubona uzamubwire ko ku mwuka wanjye wa nyuma ari we muntu nari ndi gutekereza. Uzambwirire abavandimwe banjye bose aho bari ko mbakunda, kandi ntuzatume bahangayika kuko ntago ndapfa nk'ikigwari. Diva nawe ndakwishimira cyane, kandi ikindi uzambabarire aho nakubabaje, ntago nari mbigambiriye. Ni ukuri byose mfite impamvu nabikoze, kuko uri umwe mu bantu bamfungurira inzira zo kugera aho nifuza. Namaze kubwira Diva gutyo, cya kigabo kingana n'umusozi cyamaze kungera imbere. Kugira ngo kibashe kumvugisha kibanza gupfukama hasi. Mbona kureshya nacyo kandi nanjye nari munini bishoboka. Kirangije gifata urutoki rwacyo rwa kabiri gishyira mu ijosi ryacyo, kirunyuzamo, bigaragara ko kiri kumbwira ko ibyanjye birangiye. Hahita haza undi musore ugaragara nk'aho ari umusirikari muri ubwo bwami, ahita afata Diva ngo amujyane. Diva abonye bagiye kudutandukanya ahita avuga ati Vinci mukunzi wanjye, ndabizi ntago ugiye gupfa, ndabizi ugiye kurwana kugeza ku iherezo, ndabizi ntago wansiga, ndabizi urankunda ku buryo utagenda gutyo. Ndakwinginze umbabarire kuba narahisemo gushaka ibyishimo, nawe bikarangira nkoze ikosa ryo kuza kubishakira ahantu hatari ahanyaho. Ariko ndakwinginze basi urwane kugira ngo nzabone uko ngusaba imbabazi, kuko ntago nagusaba imbabazi wamaze gupfa. Vinci urabizi ko ngukunda cyane, rero nizere ko urukundo rwanjye utararutenguha mukunzi, ndagukunda. Diva yamaze kumbwira gutyo bamaze kumuvana iruhande rwanjye. Wa mugabo ahita ahaguruka, mbona afunze ingumi nziza, ubundi arambura ukuboko ayiturutse inyuma ye ayizana. Atarayingezaho numva umuyaga wagira ngo ni umwe wa mbere ushobora kurimbura isi uri kuza unsanga. Mpita mbona iyo ngumi yonyine iramutse imfashe nahita mva mu buzima. Mpitamo gukoresha amahirwe nahawe n'umwami w'ubwo bwami bwa Turike yo kumpa indwanyi isumbye uburebure njye nkaba mugufi. Mpita mfukama hasi, ya ngumi ya wa mugabo ihita ifata umuyaga. Mpita mfunga amaso, nzamura umutwe maze ndavuga nti Mana yanjye urakoze cyane kumpa andi mahirwe yo kubaho, ndabigushimiye. Mu gufungura amaso mbona ikigabo kiri kumanura ingumi ku mutwe wanjye, gishaka gukubitaho nk'aho ari imisumari kiri guteresha inyundo. Mpita nizunguza mera nk'inzoka, ubundi nigira ku ruhande gatoya. Umugabo bakubise ingumi hasi aho nari mfukamye. Mbona ya ngumi icukuye umwobo ungana na santimetero 30. Ndavuga ntihabuze gato ubwonko bwanjye bwari bugiye gusandagurika aho ngaho. Ngiye kumva numva abantu batuye aho ngaho batangiye gukomera basakuza cyane. Muko bareba mbona nuko bari gufana umukino wacu,
mpita ntekereza neza mbona ko impamvu bari gufana basakuza ari uko ndi gukwepa uwo mugabo, kubera ko niba bari kumufana ntabwo bari kuba bameze nk'abishimye kandi ari indwanyi yabo iri guswata. Mbona nta yandi mahitamo mfite uretse gukwepa icyo kigabo kikajya gikubita ubusa, nanjye ngakubita aho mbashije kubona. Naje gukora imibare ngo ndebe umuvuduko uwo mugabo yari afite, nsanga kubisa ingumi imwe bimufata amasegonda 20 kugira ngo yisuganye. Nkurikije umukino wa karate na kungufu twari twarigiye ku muhanda, mbona ko mu masegonda 20 njye naba maze gukubita ingumi ziri hejuru ya 35 zose kubera umuvuduko. Bivuze ko mu masegonda 3 byibura naba nkubise nk'ingumi zigera muri 6 mbere yuko nanirwa. Mpita nkoresha ayo mahirwe ubundi umugabo ndamukwepa akisuganya mukubise ingumi zo mu nda. Inkokora zanjye nkazikoresha zikubita amatako ye, ndetse amavi yanjye nyakoresha nyamukubita mu mavi ye. Ariko ibyo nabikora nkabona abantu bari gukomeza gufana cyane, mbona harimo ikibazo, wagira ngo uwo mugabo bari baramutinyaga hari cyangwa se hari ikindi kintu yabakoreye. Nuko nkomeza gukwepa ku buryo twamaze iminota 20 yose turi kurwana, nta kintu na kimwe uwo mugabo arankozaho, ahubwo nkabona washaka kunanirwa. Nuko numva bavugiza ifirimbi, hahita haza abasirikare 2 bavuga ko tugiye kuruhuka. Bavuze gutyo numva abaturage bose bacecekeye icyarimwe. Nuko banyicaza ku ruhande, haza umukobwa wari umwe muri abo ngabo, ariko bigaragara ko ari indwanyi nawe kuko yari afite n'imbunda. Ambaza niba nzi kurwana, mbona nimusubiza ashobora kunkoraho, mubwira ko ntabizi. Ambwira ko nimubeshya arahita ndasa isasu, mubwira ko nzi kurwana ariko ambabarire ntihagire icyo ankoraho. Umukobwa mu kuntungura cyane ambwira ameze nk'uri kuntakambira, ambwira ko namukorera ikintu kimwe gusa, ko nawe arakora ibishoboka byose akamvana aho ngaho. Uwo mukobwa murebye neza mbona n'umwe wafashe diva akamujyana tuva mu ishyamba. Ntungurwa no kumva uwo mukobwa ikintu ashatse kumbwira nakora. Ambwira ko mugiriye neza icyo kigabo nakica. Mubwira ko ntazi impamvu ashaka ko mwica kandi ari indwanyi yabo. Ambwira ko ari indwanyi y'umwami wabo ariko atari uwabo. Mubajije icyo ashatse kuvuga, ambwira ko niba nshaka kumenya ibyo ari kuvuga nzabibona ndi mu ijuru cyangwa mu kuzimu, aho nzabona umukunzi wanjye yambaye nkabo ndetse ari gufatwa ku ngufu n'abagabo baho ngaho, maze abana azabyara nabo bakavuka ari abasirikare baho ngaho, bakagira ngo nabaho kandi batazi nk'uko uwo mukobwa ndetse n'abandi basore n'abakobwa bari aho ngaho bameze. Mpita numva ko muri ubwo bwami bwaho harimo ikibazo. Mbaza uwo mukobwa uko bimeze, ambwira ko ashaka kuza kubimbwira maze kwica uwo mugabo, ubundi tugafatanya kubohora abo baturage cyangwa se ibyo ambwiye nyuma y'urupfu rwanjye bibeho. Kuko buri uko haje abantu bafatiwe mu ishyamba, abafite icyizere ko bashobora kuzana impinduka muri iryo shyamba ariko bikarangira bishwe, abagore babo cyangwa imiryango yabo ikaba abacakara muri ubwo bwami, bikarangira urubyaro rwabo rubaye abaturike kandi atari ko bimeze. Nuko ngiye kumubaza neza uko byamugendekeye, bahita bavuza ifirimbi, bigaragara ko umukino wa kabiri wari utangiye. Uwo mukobwa ambwira ko nindamuka nishe uwo mugabo ikintu cyose ndamusaba arakimpa. Nuko ahita nkora ku rutugu maze aragenda. Ndebye mbona diva baracyamufashe badashaka ko yabava mu biganza. Nuko mpita mpaguruka aho nari nicaye, kirimo kwisuganya numva mu mbavu zanjye bakubisemo ikintu kimeze nk'inyundo. Mu kuryama hasi numva ibyanjye birarangiye, kuko zose ubanza bari bazivunaguye. Mbona ni cya kigabo twarwanaga, mbona ko noneho akanjye gashobotse. Nshatse guhaguruka biranga, ubundi umugabo amfukama hejuru, azamura ingumi ye ngo ayinkubite mu nda. Mu kunzenguruka amaso mbona diva ahagararanye na wa mukobwa wari umbwiye ngo ni icyo kigabo. Mbona ko kuri iyo nshuro ngiye kubatenguha, mpita nshaka utubaraganyura hagati y'uwo mugabo yangumi yari agiye kunkubita, ayikubita ku butaka. Mu gihe ashaka guhaguruka nanjye muturuka inyuma, mpita mwinaganika mu ijosi, ubundi mufata umunigo. Ahagurutse amera nk'aho ari akana k'uruhinja ahetse ku rutugu. Nuko atangira kwizunguza agira ngo muveho, ariko mubera ibamba, kubera ko nubwo utubaraga twari twanshiranye ariko nagombaga gukoresha utwo mfite nkitabara. Nuko mpita mufata mu maso, isura nyishyira mu biganza byanjye kugira ngo ntagwa.
ariko mufashe mu maso mbona umugabo ari guhuzagurika, mpita mbona ko ndamutse mufunze amaso nshobora kumukubita. Nuko mfata urutoki rwanjye rumwe ndushinga mu jisho, mbona hatangiye kuva amaraso, ubanza ijisho nari ndimenye. Maze kumukorera gutyo mfata n'irindi jisho ndarikanda, kugeza ubwo numvise rituritse wa mugabo mpita mbona apfukamye hasi abura icyo akora, ndetse imbaraga yari afite numva ziracitse. Apfukamye hasi mbona nanjye kumuvaho, ngiye guhagarara imbere ye nsanga amaso nayamenye ku buryo atabasha kureba. Nuko ntangira kumukubita uko nshaka, ngiye kubona mbona ba basirikare bari badufashe bamwe baje aho narindi batangira kundwanya. Nyoberwa impamvu ntangira kurwana nabo, ariko kubera ko kari akavuyo babura uko barasa kuko bari kurasana. Nkomeza kurwana muri ako kavuyo, ingumi n'imigeri, inkokora n'amavi, uje wese akaba ari byo muha, ndetse abantu mbona batangiye gukwira imishwaro. Nuko ngiye kumva numva isasu riravuze, mu kuvuga mbona aho riturutse mbona ni wa mukobwa wari kumwe na Diva, ari nawe wambwiye ngo nice uwo mugabo. Uwo mukobwa mbona afashe wa mwami wabo Munigo amufatiyeho imbunda, ndetse ba bantu bandwanyaga bose bahita barekeraho kundwanya. Mbona umukobwa yiciye abandi bakobwa isiri, ahita abaza aho twari turi, bafata ba bagabo bose bari bari kundwanya barabazirika. Nyoberwa ibintu biri kubera muri ubwo bwami bwabo. Diva ahita aza nsanga aranyambira cyane, mubaza ibiri kubera aho ngaho, ambwira ko uriya mukobwa ari we urabisobanura, ahubwo ngende njye kumufasha ngo kuko arankeneye.